siwe agejeje ahangaha nuko yabuze yaguriye bigeza hari ukuntu nyine baba berekana amatako meza rero agiye afite amatako meza mbese nanjye mba narebye ariko nyine umuntu wambara akara gacupa kagera hano nuko nyine aba afite amatako meza akundi biriya bintu ntabwo byagakwiye kuba reba message akwandiki ahangaha kuri Noza arambwita uwo muntu turi kubona ndabona ateye ubusambo bya danje ahubwo se ubundi abo bantu kuba wateguye tumuhe nimero ngo ba watwitse bya danje undi arambwiye uti kuki yashyamba agapantaro yashiramo kakanu kagaragaza neza biriya bintu ntabwo byagakwiye kuba i Rwanda kwambara ubusa umuntu yambara uko twatangiye ikiganiro bisho wakintu nuko twatangiye ese nakubazaga ngo urubatse nyuma ya kamera ubu ngubu niturangiza ikiganiro biragenda bite ko ndeba bimeze gutya mu kiganiro ibyo ntibikabatungure ntibisanzwe ibyo ntibisanzwe ariko nta byihishe inyuma y'ibyo ubu ngubu nk'abagabo umaze kubona nabo ni nk'abangahe we ugereranyije urebye njyewe kuryamana nabo ntabwo wibuka umubare ni njyewe oya ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo nibuka umubare ntabwo ndiza ndaze zijya ku muhanda zikakira buri umwe wese zikakira abakiriya yego njyewe nsanzwe ndi umwana uri aho ngaho nyine mfite imyaka mike itari na myinshi ufite ingahe na 20 na makumyabiri avuze ninde uyo 20 njyewe naryamanye n'umugabo umwe turaryamana mwaryamanye ryari muri 2018 na 17 wari ufite imyaka ingahe afite imyaka 17 byari bimeze bite ntabwo nzi uko byari bimeze yuko nibwo bwa mbere nari nganiriye n'umuhungu ambwira ngo ashaka ko dukundana ntabwo ribwo nabwo yari yakageze mu Rwanda yari hari ahubwo njyewe bitewe nuko nari nsanzwe mba ku ishuri ibyo ntabwo nari mbizi natashye mu kiruhuko mpora n'umuntu nyine ambwira ko dukundana abimenamo nyine kubera ko ibiki uretse gato tuza kuganira nyine turakundana bimwe biraho nyine nyuma uburyo byabaye kugira ngo tujye ku rwego rwo kuryamana sinzi uko byagenze washidutse byabaye ntabwo nashidutse byabaye yuko yaransaze muri icyo gihe ribu yari yarakajije ibintu mwebwe mwayicitse ute cyangwa mwumvikanye asanga bari bumvikanye yamfashe ku ngufu ko sinitaye gutabaza ntabwo ari ku ngufu aravugisha ko yagufashe ku ngufu ntabwo ari ku ngufu yamfashe ku ngufu ariko sinigeze ntabaza ntizo urumva ari ku ngufu kuko numvaga ko dukundana ntabwo natabaje sinzi byabaye cyangwa yaguhaye ifimire byabaye nk'iminota 5 twararwanye nyine mwarwaniye he ku buriri yego karenze 5 nyuma yaho iminota mike reka twumve ibitekerezo nyuma yaho sinzi uko byagenze nyine washidutse ari gukura umuti nagiye ku ishuri nabajya mu kazi tujya tuvugana nyuma numva nanjye kuzana impinduka ariko sinigeze mubwira ko ntwite byarangiye anaguteye n'inda yego bwari ubwa mbere nyine twari tunabonanye antera inda nyine muri ubwo buryo sinabimubwira yuko nanjye ntabyo nari niyumvishijemo ndaho nyine guhera uwo munsi hita ukura nyine
narakoze ngera naho njya kubyara ngakabiri oya wari unengushye nabyaye umwana maze kumubyara ntangira kwitwa mama w'umwana yego tangira kwitwa kuvuga ngo umaze kuryama n'umugabo umwe kuva icyo gihe ubu ngubu umwana bafite imyaka ingahe umwana wanjye afite imyaka 1 murabana n'uwo mugabo ntabwo mubana ariko urubatse ufite urugo ufite undi muntu uba mu rugo se oya ntabwo nubatse kuva 2017 ntabwo urongera kugerageza ntabwo byabura ibyo ni ibanga sinzi uko nabivuga ariko nyine harahiye ushatse kuvuga nyine nyuma ya 2017 ibyo ngibyo bikubaho wongeye uhura n'abandi bagabo n'ubundi bagiye batandukanye oya nabaye aho niga ibyo nari ndi kwiga icyo gihe wigaga mu kangahe niga mu mbere segonderi biza kuba nyine ndabireka subiye ku ishuri ni mbura uburyo bwo gufasha mu mwana ndabireka reba umwana arakora jya kwiga imyuga ubu ngubu wigiye imyuga nibyo wahisemo wize uwo mwuga ukora iki nyuma yo kuba ukina filime nabanje kwiga gusuka gutunganya imisatsi muri covid bizanye ndabireka niga Kicukiro mbivamo mitanjya Musanze Hero abakunzi ba Ari Media TV mbanje kubasuhuza abantu mudukurikiye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye cyane cyane aba diaspora badahwema kutwereka yuko nubundi ibyo dukora babikunda aba diaspora badahwema kutwereka yuko nubundi ibyo tubereka hari ikigomba guhindukamo cyiza ibitekerezo byanyu ni byiza turabikunda ni byiza cyane turabibona murabizi neza yuko nubundi hasanzwe hajya kuri Ari Media TV Ari Media TV hari abantu bamaze iminsi batwandikira ngo nta kintu gishyashya baherutse kubonaho uyu munsi ndi kumwe n'abatumirwa bacu b'uyu munsi na CEO wayo urabona impande yiwe hari umukobwa mwiza cyane aramforme ese kutamureba umve ngo ntabwo uyu muntu ari muherutse nayo muheruka kera cyane amuruka gakera cyane kandi abasanze mu rugo nabasanze mu rugo ntabwo mwararanye twararanye none uzi ibintu byarebire umva n'amateka cyadanye so turabakiriye kuri kamera za Ari Media TV ngiye gutangira mwibwira abantu badukurikiye kano kanya mubabwire n'ikintu gishyashya mutuzaniye uno munsi kuri Ari Media TV nge musanzwe munzi muri Ari Media TV nitwa Intwari Isumayisha kugira ngo mwajye mutwumva ku biganiro bigiye bitandukanye ari amafilime ku macana agiye atandukanye mwajye mudukurikira munadusaba kuba ayo mafilime yakomeza ntibyabasha gukunda bitewe n'ibintu byinshi tuba turimo ariko nyine yego biba ngombwa ko uhora dushakisha ibyo kubagezaho nk'abantu muba mutaduherutse yego ikindi uyu munsi turavuga uti ku munsi nk'uyu nguyu twabuzeho inshuti yacu ikomeye cyane Bravan rest in peace kabisa Bravan umva byatubabaje cyane turavuga uti reka tugire icyo tubagezaho twifatanya n'imiryango yo mu kababaro tubasha kugira icyo dukora okay birumvikana so ku ruhande rwawe nyine nkuko nari mbikomojeho mu kanya hari umukobwa mwiza cyane nawe tugiye kumwakira ugiye gutangira ubwira abadukurikiye utubwire n'ikintu gishyashya muzanye muri Ari Media TV murakoze nitwa Uwase Aline yego Aline we ariko ufite isoni ko bimeze muri iyi minsi abakobwa b'ikige bariryagagura nawe uri muri iki ndi muri abo nyine kubera iki ubundi umukobwa yirya impamvu ni iyi ngize amahirwe ndakubonye uri umukobwa ni ukubera iki abakobwa birya akenshi muvuga ko ari ukwirya ariko iyo ubonye umuntu imbere yawe utazi akenshi
bisaba kuzanamo akantu k'agasoni bakakita kwirya nyine. urabona ari ubwa mbere tubonanye Ndabona ari ubwa ni ubwa mbere shuwa urumva ko wambeshye nk'umuntu uguheruka zamani urumva nyine so nibyo birumvikana. So turakwakiriye imbere ya kamera za Ari Media TV. Hagati aho ngaho uri umwe mu bakinnyi bakinira kuri Ari Media TV, nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Yego nibyo. Ariko ubu ni nk'ubwa kabiri ngeze kuri kamera. Ni ubwa kabiri ugeze kuri kamera, urabibona ute? Ndabona ari byiza cyane. Bwira abantu badukurikiye ukuntu umeze. Muri njye numva mfite ibyishimo byinshi cyane, kandi nifuza ko buri mukobwa wese yakitinyuka. nawe ukitinyuka wakira akitinyuka, twese nyine tukamenya ko ku buryo ahantu runaka washaka gutanga ibisobanuro cyangwa se n'ibitekerezo. So ni byiza cyane. Tugarutse hirya kwa CEO wa Ari Media TV, ugiye kudusobanura uyu mukobwa ni muntu ki, ashinzwe iki muri Ari Media TV nka CEO wayo? uyu mukobwa icyo ashinzwe, Yego. Urumva nyine hari filime yigeze gukinamo yitwa Nabyisi, nk'uko mwagiye mumwumva igihe agaragaye kuri kamera nyine mwabyumvise. Igihe amaze agaragara kuri kamera ko agaragaye kuri kamera inshuro ya kabiri. Iyi ni iya kabiri nyine urabyumva. Baby ni iya kabiri? nari mbyibesheho, ahubwo ni inshuro ya gatatu. Muze kumbabarira. gatatu ayigezeho. CEO kuri kuvuga gake ntago urafata icyayi? Wabaye iki? Umuntu arimo arankurura, ari gutuma mvuga gake nyine. Ari kugukura mu buhe buryo? Man, iyo ndebye ubwiza kanambare ribone kugira ngo banza wegekeho, babyita kwegekaho. niko bimeze. Ndebye umudada nk'uyu nguyu uteye amabengeza kintu we mba numva ongera uko nano wari ukoze. Man, mba numva ari wanene. Nijwi rikambana biki. Mbese nkubeshye. Aka kantu se wakabonye utunaraye mwambitse nyine nagushimiye. Yakakwambikiye hehe? nanjye wankoreye imita ariko nta handi hibanga twambikaniye. Ariko hahiye nyine tu ariko mwahatwitse nyine yaje kuntunga hamwe atari akantu yanzaniye. Iyo niyo gift wamuhaye? yaje kumpa. Niyo yaguhaye. Wowe wamuhaye iki? nyine njye namushimiye. Nta kintu wamuhaye? Nanjye mfite umunsi nyine nzamuha. Uzamuha iki? Nanjye nzamushakira akantu keza nyine. Uzamuha gift? Nyine akimara kuguha gift, nyuma yo kuguha gift byagenze bite, wamuhaye iki? Nta kintu namuhaye, ahubwo njye namushimiye. Hari icyo yageza gusaba? Nta kintu yasabye. Hari icyo wamusabye? Wakintu ntabwo napfa guhubuka, so bize se nawe. Aho nyine muri kano kanya wangurimo urabona nyine n'utwo ngutwo. Imiti yayikoze nibyo biragaragara kandi biranumvikana. So ubifata gute iyo umuntu aguhaye gift? Ubifata gute? Ubifata nk'iki? Njye uburyo mfata umuntu wampaye gift, mubona nyine ko ari umuntu umpora hafi, umpoza ku mutima. Nanjye mw'icyo gihe nyine binsaba ngo mugume hafi nanjye, igihe nyine mbese mufata nk'inshuti yanjye impora hafi. Ariko iyo gift wamuhaye ntabwo iri bwitwe ruswa? Ubwo nta kintu washakaga? Hari abatanga gift kubera impamvu. Aravuga uti ngiye gutanga gift nze kora ko aricyo ndi bugereho. Wewe watanze gift ugendeye kuki? Ngiye umuntu nishimiye nyine mwisanzuraho, nkagira naho ntekereza kumuha ibintu byanjye byose. N'ubuzima wawe namwishimiye. Umva nyine nka papa fura mba nateguye wakira. Papa fura mba nateguye. Ariko ziko mama fura ari
aya nabyo tugihore mu kiganiro. mba nateguye nka papa fura nkategurira umwana mbonye. Uri papa fura, hari na mama fura. Uri mama fura ni mama wawe ni mugore wawe? Happy man. Wumva nyine. Akura mudamu mufata gute? Uramumere. Uramuzi? Ndamuzi wakintu. Atuye uramumama. Uramumere se? Atuye muri cya Kiyovu cy'abakire. Kiyovu ndibuka hari meeting yari igiye kuba mu Katsi, numva bivuga ngo mu Kiyovu. Ufite sima tutuye mu Kiyovu. Ngira ngo ndi kurota. Okay, ako karagaciyemo. So hajya tugiye ko witwa nde kugira ngo basi bize kujya bimfasha izina. Wowe urongera twibutse izina ko hari abantu bari kutwandikira ariko tubaza ngo izina rya baryibagiwe. So nibyo birumvikana nkuko mwabivugaga. Hari ikintu waruvuze haruguru watangiriyeho CEO wa Ari Media TV, reka nacyo tukigiyeho kuko uri umustar. Nibyo ngiye kukubazaho bijyanye na art. Hari umuvandimwe twabuze uno munsi yitwa Burabyo Buravan, yari umuhanzi mwiza cyane w'umunyarwanda ukora indirimbo zikundwa n'abakobwa cyane. So umuhanzi kuba twamubuze, kuba igihugu cyahombye umuhanzi nk'uriya, kuba Afrika yahombye umuhanzi ungana kuriya munini kuriya, wowe urabifata gute? Niye comment washyira? Ntabirenze ariko kuko igihe nk'iki ngiki iyo kigeze igihe kiragera ukagenda kuko ntabwo kwiza ubuzayibaho mpaka ubuzima bwawe bwose. Igihe cyawe kiba gihari kiba gihari. Ukora ikintu cyiza ugakundwa ukagera ahantu runaka, ariko nyine igihe cyageze kiba cyageze. Niko biba bimeze. Hari indirimbo ze wakundaga? Indirimbo ze ni hafi ya zose. Nta n'imwe umuntu atakunda n'ibiganiro byiwe naho nyine urumva. Reka nibaruze uriya mukobwa, ndabizi Buravan yari umuhanzi wari ukunzwe n'abakobwa cyane. Buravan kuba twamuhombye nk'igihugu nk'Afrika nk'isi yose, kuba twamuhombye wabyakiriye gute? Urumva twabuze ikintu kingana gute? Buravan yari umwana mwiza, yaririmbaga indirimbo nziza, twamukundaga. Kuba rero nyine yatashye kuriya ni ibintu byari bigomba kubaho kuri muntu wese, byanatubabaje pe, ariko nyine byabaye ngombwa ko we yigendera, ko yitahira. So nibyo birumvikana, byabababaje abanyarwanda bose aho bari rwose, abakundaga Buravan n'abatamukundaga. Ndabihanganishije nanjye buriya Buravan namukundaga cyane. Ngiye nabyutse ngiye kuri Twitter nsomye ngo ndavuga ntabwo ibintu bibaho. So kuba wenda ntabwo ndi bubyinjiremo cyane, twagiye tubura abantu benshi cyane bakomeye hano muri music. Twabuze DJ Mira, tubura na J Paul, na Buravan aragiye, hari n'undi na Kizito twaramubuze. So ibyo bintu ubona ikibitera ari igihe cyangwa se n'igihe cyabo kiba cyageze? Nyine hari igihe umuntu bitewe n'urwego ariho n'amafaranga afite atinze ibintu akanga kwivuriza mu gihugu arimo, ubutinza ajya kwivuriza mu bihugu byo hanze amataransiferi nyine urongera ijwi agashaka kuzajya kwivuriza mu bihugu byo hanze, ariko burya hagiye wanga kwivuriza mu gihugu cy'ibanyu ugasanga uko uri kugenda utindiganya ni nako ibibazo biri kugenda bizamuka bijya mbere. Kandi buriya ibihugu bambuka amafaranga atakazwa ari menshi, n'ubundi urugendo iyo rugiye kugerwaho ni hahandi uvuga uti ari amafaranga mba narayasigiye abantu ntakaze amafaranga menshi. Hari umuntu wigeze ubundi kurwara kanseri, urumva baramubwira uti se none tukujyane mu gihugu cyo hanze kwivuzayo, umva
buze yarabakatiye yaravuze ati ntabwo bishoboka umukire wo mu Rwanda hose. Okay, nibyo birumvikana. So icyo ngicyo tugikomejeho kuko ikiganiro twagikoze uno munsi twamenye yuko Burabyo Buravan yitabye Imana. Rero ntabwo nagura n'abastari bameze gutya bangana gutya muri Ari Media TV ngo nere kukibabazaho kuko niyo mpamvu nyine nabizanye mu kiganiro. Reka twinjira no muri nyirizina muri sinema yanyu. Sinema yanyigeze ko abantu amatelefone y'amatelefone baduhamagara Ari Media biti kuna kintu muri kubahereza ikibazo kiriye mwabuze abakinnyi mwabuze ubushobozi bihagaze gute ku isoko ntago muri gucuruza bimeze bite? Ntabwo twigeze tubura abakinnyi cyangwa ngo tugure ubushobozi kuba twakina amafilime biterwa n'ibyo n'imitegurire y'ibintu kandi nta nubwo amafilime yigeze ahagarara turakina tu hari igihe tutabonetse kuri Ari Media TV twabonetse ku yandi macano nk'ayahe hari Morale TV Morale TV mugiyeho mukuru subscribe please izindi nazo tugenda dushyiraho ibikorwa bitandukanye okay ibikorwa biba bihari nta gihe duhagarara gukora. Reka nibaze uriya mukobwa ni nk'igiki ubona waje guhindura muri Ari Media TV kitari gihari? Urebye njye nari ndi umukobwa ugira isoni cyane. Filime nakinyemo bwa mbere nari mfite isoni cyane yuko nibwo bwa mbere nari ngeze kuri kamera numvaga muri njyewe ntashobora njye niyumvagamo ubushobozi bwo kuvuga ariko kugira mvugire mu ruhame atari ibintu byoroshye ariko muri iki gihe numva aho hantu ngeze ntabasha kugira isoni umuntu ndakora nta kibazo biri kugenda bitungana biri kuza nkaba nsaba umukobwa wese yakitinyuka akagaragaza impano afite nta kibazo nta kindi. So wari kutubwira kuri Morale TV. Morale TV niho mubonekaho gusa cyangwa se hari ayandi mashene muboneka? Hari n'ahantu turi gukora hatandukanye hari Dakira TV Dakira Media TV izo zose ni filime zimaze iminsi zitegurwa zo kujya kuri ayo macana bitewe n'ingendo tuba twakoze nsanga hamwe nk'umuntu n'umuntu ntabwo wagenda nk'igisiga cyangwa nk'isazi ugurukira hamwe ujya ahandi hamwe ujya ahandi. Yego okay nibyo birumvikana. So abakunzi ba Ari Media TV mukore subscribe please, niba utarakora subscribe yikore ko subscribe ni ingenzi. So agataho rero ahantu turi gukora ikiganiro bahita ku Neza Garden iherereye mu Miduha umanuka kuri muhanda ujya mwirebero mu kaboko k'ibumoso uri kumanuka akaboko k'iburyo hari icyapa kihakwereka neza. Bafite jaride nziza cyane bakora ibintu bafite amajaride wakwiyakiriramo wakoresha ubukwe ushaka gukoresha ubukwe ushaka kwiyakira n'umukunzi wawe. Hari amaroji meza cyane ku batipe bakunda gusohoka mwahasohokera n'abakobwa ariko simukunda gusohokara. Gusohoka ni byiza bituma umuntu aruhuka mu bwonko. Wari wasohoka ufite stress ntabwo ndasohokera ariko nyine hano hantu urahabona gute? Ndabona ari heza cyane. Heza cyane. Bakwakiriye? Banyakiriye nta kibazo. Wabonye serivisi imeze ite? Serivisi yaho nyine ni nziza cyane. Nakifuriza buri wese utarahagera akaza kuhareba ibyiza bihaba cyane yuko no kuwa nyuma kugira ugere muri weekend haba hari imiziki imeze neza cyane. Hari na night club. Abakobwa se mwakwibura ibintu mukunda?
oya niko biba bimeze reka umuziki wa yabamereye nawe muri iyi minsi ndabona warabubatse neza umuziki wamwubatse yarubatse nyine buri yagiye kudansa gato Imana we umva stage yayiterura umukobwa ubanza wamwishimiye ariko njye umuntu nishimiye mba namwishimisha nka papa Framba nateguye wakintu waremye so nibyo birumvikana. So ari media ubona filime za hano mu Rwanda zigeze aho zibinjiriza amafaranga wenda ukurikije nuko isoko rimeze isoko uko rimeze no muri iki gihe kwinjiza amafaranga muri social media bisaba gukora umurava urumva gukora utikoresheje. Hari amafaranga yatangiye kwinjira amafaranga wenda nko kuri Media TV muri filime mukina cyane handi nyine mukinira hariho hose atari kuri Media TV ubona hari amafaranga basi avamo amafaranga agenda avamo make nyine iyo mugeze ku rwego runaka amafaranga aza ku bwinshi ntabwo ari kubona ibyo utakoreye. kanonganire mugenzi wanjye kuba dukora si kuvuga ngo tuba dushaka amafaranga yego tugomba gukora ariko tukiteza inda kandi bose nta bari bakarangije amasomo urumva nyine nta tuba tubwiriza ubutumwa yego so nibyo birumvikana. Kuba mubikora wenda bikagira n'icyo bibasigira ni byiza cyane ariko se nanone hari abantu badukurikiye kano kanya wenda hari urubyiruko rw'abakobwa rw'abasore wenda ruba rwifuza nko kujya gukina filime warushishikarize kuba rwajya muri iyo monde yo gukina filime? Nabashishikariza kujya gukina sina filime gusa n'imiziki bayikora sibye ko ababyeyi benshi bataba batworoheye bumva ko umwana w'umukobwa wagiye muri ibyo bintu aba agiye kunanirana ariko siko biba biri ntabwo ariko biba bimeze ahubwo ni ukugenda akiga imico myiza kuri umuntu aba akina yerekana ko hanze hameze ko mbese bano bana baba bari ku mihanda mbese ntabwo bagiye kwiga imico mibi ahubwo ni uko ari imyumvire y'ababyeyi bagakwiye kutureka tukagenda natwe tugakora ibyo twiyumva mukisanzura. So Media uvuga ku ni iki wavuga ku babyeyi balimita abana babo nimujye mu mafilime nujye kuririmba nibigaragaze ni igiki wababwiraho inama? ngo ababyeyi benshi bikunze kubabaho kandi namenye ko ibigiye gukorwa ari inyigisho ziba zigisha n'abana babo bandi abana bagiye batandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga ko nk'umunyeshuri ugasanga umubyeyi ahereje amafaranga umwana ngo ajye kugura imyambaro rwose umwana ugasanga umukobwa mukuru ugasanga gusa akantu kigereyemo hano kandi bamuha amafaranga agaragara ngo ajye kugura imyambaro nka bya bindi kabera amaze iminsi abuza abantu byo kujya mu bitaramo batiyambitse neza herekana ariko urebe nk'ahantu baba bagejeje nk'iyo umuntu aguze akenda kageze ahangaha ngutya kandi umubyeyi amuhereje amafaranga agaragara nk'ahangaha ariko urumva hatigwa ntese uyo muntu wanjye nuko nyine abafite amatako meza ariko ubundi biriya bintu ntabwo byagakwiye kuba nawe urabizi kuri gutera ubusambo abafana si ugutera ubusambo uri gusanga umufana uri kureba uramubona umufana uri kureba ari kuvuga uti hari umufana nakire mu kanya reba message akwandiki ahangaha kuri nuza arambwira uwo muntu turi kubona ndabona ateye ubusambo bya danje ahubwo se ubundi abo bantu kuba wateguye tumuhe nimero ngo ba watwitse bya danje undi arambwiye uti kuki yashyamba agapantaro yashiramo kakanu kagaragaza neza biriya bintu ntabwo byagakwiye kuba i Rwanda kwambara ubusa umuntu yambara ubusa ari mu rugo aryamye ntabwo yambara ubusa ari kugenda mu muhanda kirazira kikaziriza urara wambaye ubusa
undi nawe arambwiye bitewe n'icyo undi nawe arambwiye arambajije uti se ni gute avuga uti ngo aba yambaye ubusa kandi na n'ubundi umwambaro bumuriho aba yambaye ubusa uti oya njye ntabwo mbizi yuko sinzi kwambara iyo utagaragaza imyanya yawe y'ibanga ubundi uba wambaye ubusa gute icyo kintu tukiganireho none se nta bakobwa ujya ubona bambaye ijipo igera agashaka uburyo yicara kuri moto akabibura pe akicara ameza ari kwiminyaminya yakambaye umwenda yumva yisanzuye hari umuntu nagezeho fone ibiguye hasi urumva fone yigeze kugwa hasi iguye hasi bitewe n'akantu yari yambaye kagezemo aha ngaha yarunamye mu kujya kunama uzi kunama ukajya kwigengesera ukigengesera oya nanjye hari ajya umva yari igengesereye ukabona kubumba amanuza kugira ngo hatagira uriya ariko biriya ntabwo biba ari byo njye nangize ngo ako kantu yari yambaye karacitse nika ntabwo kacitse ahubwo ni nko kwambara ubusa nyine wari wabona ikariso ntabwo nyizi naho ndayibona njyewe ntabwo njye ndayibona urumva cyangwa se wari wabona akenda k'uruhinja bamugurira nyine utegurira umwana ibyo azamba ngenda cyari manzi ntabwo nabimenye so nuvuga ngo rero nabo ngabo sayizi z'iki gihe nitwo bari kwa biyambariye ibyo bari kwambara ukabona karabumbabumbya ese babyambarira iki baba bagira ngo bagere kuri so njye mbyita nko kugurisha nyine iyo kubisemo n'akakaniro bikajyanirana ndigurisha bariya abambara turaba bigurisha ubwo wajya kwambara kuri uwo mwana ariko da mbona n'ababyeyi b'iki gihe nabyo babitayeho umwana aba yatemo zamukonda uti yaziritse rwose nanjye nkajya kuyihengereza nkavuga uti se ndeba uyu muntu ukakuze urumva nkabona imbere utize uyu muntu umwana kandi nkabona ari kugendana n'umubyeyi umubyeyi ni wowe wamwemereye kwambara ibi bintu ahubwo hari bamwe mba nibaza nkavuga uti se ababyeyi nabo ubwo niba babigiramo uruhare batabigiramo uruhare se barangiza ukajya kumva umubyeyi ari kuregarega ngo bamufashe ku ngufu umwana wanjye ngo bamurotoye ute kandi nawe babishoje ngo babishoje ngo kandi ngo yari afite imyaka 10 ukibaza imyaka 10 wowe wajyaga kumwambika iyo myambaro hari nari ndi Nyamirambo nawe Nyamirambo hari y'umugore reba hara mu isoko kwa kundi abantu baba batanditse ibintu nk'isoko indani hanze haba hari amasombe ibiki umugore abarunamye bya bindi umuntu yonama nyine bimwe nahoze nkubwira byo kuba wambaye utuntu dutoya twa size z'iki gihe urumva abarunamye umupapa nawe mukureba asa comeka da telefone nese yaraje atabirangiriza mu isoko umva yese avanamo ako kanya no guhita acomekamo asuko na mwenda w'imbere yari yambaye mwenda w'imbere ubyo bintu urabyemeye iyo ukiwe n'amakuru noneho ugahita ugira ako kanya umujyama ariko baramujyanye mu kumujyana ari isobanura ati njye rwose nabonye ibintu bimeze nabi ariko nyine urumva mu kwisobanura ntise ari nkawe nk'umuntu ukuze ufite ubwonko buzima uba wagiye kwambara ako kantu ushingiye kuki urumva uwo mujyama ariko byarangiye banamurekuye neza ikibazo cyariwe kandi ikibazo cyari icy'umuntu wiyambitse kuriya urabona nk'ubu ndi mu kiganiro uyu nawe yaje yiyambariye akantu kageza ubu ninjya kwirebera nkavuga uti Imana nziza nkareba kangahe turi kuganira ikiganiro kikaba kibaye ikiganiro hakaba harahiye abantu bakazajya kumva uti papa fura yakoze ibintu muri studio yarahatwitse harashya byadanje amazi yamennye muri kamera
mwana mutumye nseka cyane bitewe n'amazi. Reka twumve igitekerezo cy'uriya mukobwa. By'ukuntu mbibona abakobwa bo muri iyi minsi ntabwo bagakwiye kwambara ubusa ariko n'abahungu bafite imico mibi. Babona umukobwa wambaye ubusa bakamugendaho. Dore nko muri iriya minsi hari ukuntu umushoferi yabonye umukobwa wambaye ubusa yari yambaye akenda kameze nk'umubiri gafatira hano mu gatuza kakagera hano umushoferi hano mu bibero nyine. Umushoferi atwaye imodoka arareba ako nayo hari igihe nabonye ukambaye. Aya hari igihe nabonye ukambi wakina icyo gihe none ndavuga uti umukobwa amereye no muri kaburimbo niyo mwana nakuka ntabwo ujya utwambara. ntababeshye kuba utagitwambara kandi ari twiza. Njye nta matako meza njiramo kandi uyafite. Abantu badukurikiye kano kanya njye ntabyo niyiziho wenda mwe murabibona ko njye ntabyo nzi. Uwo mushoferi bigenze umushoferi nyine byarangiye akoze impanuka nyine yaragoye. nawe nyine imodoka aratwaye yarahirimye kuko yagumye kurangara wa umukobwa yamurenzeho agumya kurangara akura umutwe akuramukira we umutwe aratwaye ari no kureba ibiri hanze nyine atakora impanuka cyo biriya bintu nyine ntabwo byagakwiye kuba ariko nanjye iyo nkurebye unyibutsa umukobwa nigeze gukundana nawe. Ariko uwo mukobwa yari yambaye ubusa. Uwo mukobwa no ikigusi cy'uwo mukobwa yari afite impanga yigenzi. Ukajya ubitiranye bose no hari ari beza cyane. najya gutireta kamwe nkabona n'akandi karajesha. Wanyemerera nkakubaza. Mubaze nta kibazo. Ngubu nambaye mini uko mbona gutya nambaye ipantaro rero duhuye nambaye mini wazongera kumvugisha. Nakuvugisha se wakinwe nawe ikindi kibazo ushatse ko nguha ibintu cyangwa iyo nambaye ipantaro amata wanyereka itako ryawe waribonye wazongera kumbaza ngo wanyereka itako ryawe. Naribonye twahuye nambaye mini icyo gihe niba icyo gihe nararebye itako ubwo naba nsigaje kugusaba kunyereka mindano uko hameze. Abantu twese ntabwo dutekereza bimwe ariko njyewe pe duhuye wambaye ipantaro nakwifuza ko ndi umuhungu nyine n'ubu ndi umukobwa mbonye umukobwa mugenzi wanjye uteye neza wambaye ipantaro nakwifuza kureba itako rye. Wowe umukobwa abatu wanyereka itako ry'uriya mukobwa. Uri umukobwa mugenzi we cyane nyine ariko nyine biraho nta yindi abandi mbega umukobwa uteye neza basi wanyereka itako rye kateye kuriya uri umubiri wose ndumva ibyo nabitekereza ariko njye ndi umuhungu utekereza ntabwo naba naje kubona itako ryawe nongeye gukwirukanka inyuma ntabwo ushaka icyo nabaga nkeneye mba nakibonye kandi se wabasuta nawe ubwo nahabonye nyine niyo mpamvu ibyo bitagakwiye kuba. Ese ubundi reka mbaza haba hakenewe abari itako cyangwa haba hakenewe ibindi? Wabonye itako rya n'ibindi aba yabibonye. Reka njye ese ko mbeba ruwaba abara amacuru. Oya reka niko biba bimeze. Turi kureba ngo icyo ndi kukurebera ngo ndi kwifuza no kubona hose. Urifuza kubona he? Ahandi hese ahandi umubiri wose arawukwereka niturangiza ikiganiro uzi kumwereka none areba ukuntu ibere rihagaze ntifuza no kurikora. ariko ibyo ntabwo byagakwiye kuba i Rwanda kwambara ubusa ntabwo byagakwiye nibyo twari umva nyine meze ako ego bajya bavuga ngo dusigaye twarambaye nk'abahungu ariko nibyo byagakwiye kugenda aho kujya twambara ubusa kuri ubona umumama ubyaye gatanu mama umbyara
nawe arayambara yambaye ubusa nawe arabyambara yambara mini mama mama nabyakora ariko nyine hari ababyeyi benshi njya mbona banafite abana banduta yego yambaye mini se ko mama wiwe yambaye mini ubwo umwana we yambaye ikintu bwabo sa nyine nose gutazamubwiye ati ambara ijipo ndende nawe ubwatayambara hasi bura wamubeyeho gatoya muberaho gatoya ntabwo wabyanga ntabwo wabyanga muberaho gatoya ntabwo wakabiza oya nahaguruka mubere ntabwo yabyanga ngubu ahangaha nyine mwe n'akabiza yes mwakabiza neza wumve ngo nyine ndetse ko ndafite isoni ni neza niko ko ndafite isoni nyine nabyo isoni mfite nyine urabona abantu bakunda kugira amasoni guhoberana nyine atari ibintu bya abakobwa bakunda kugira amasoni niba abantu birekura cyane nyine iyo myumvire musigaye mugira siyo urumva reka turabazi media arabaza yarabazenguruka ukuntu mujya mubona ugiye kuba nk'aba babyeyi umwana ngiyo agendana n'abahungu ngo abari indaya oya ntabwo ariko biba bimeze ngo umuntu ugira isoni ngo aba ibyo by'uburaya twigeze oya njya mbyumva pe umuntu ukamureba ukamwereka uko atari ukumva ko nyine ibintu arimo icyo umutekerejeho aricyo kuri aricyo akora ntabwo ariko biba bimeze ntukareba umuntu ngo umusomemo icyo atari cyo cya gitaramo cya Tayiko mwarakibonye yakoreye muri arena wabonye abakobwa bari baje bambaye ukuntu uriya mukobwa ni iki bamuvugaho niba waramubonye Amidi ahubwo utaha mani nawe ndashaka ko uzaza wambaye akantu ahubwo se uzaba uri wenyine hazaba hari n'abandi badari urashaka azaze yambaye iki hari akantu ushaka ko uzaza wambaye zaza nambaye minese naki mini ngo ashaka ko nawe uzayikuramo njye nta maguru meza ngira niyo mpamvu mpara nyine nambaye gutya ko bamaze kubibona ko yafite kuki uvuga ko nta maguru meza ufite twakundi nyine mubona umuntu mukamutekereza ni uko umusoma mu mbere bakabimusoma ariko njye siko bere ntabwo niyizi nanjye ariko ntabwo wiyizi ntabwo wiyizi kandi ari wowe wiyoza wicekinga ukavuga uti mani maze gukura bihagije ariko nyine ibyo bambonamo si byo nibona ubu ngubu hari umuntu wakwemera ko yakoza ungana gutya na mama wawe nakoza rero mbese njye sinakoza keretse mfite ikindi kibazo aho banyuza nakoza nyine nguriya muhungu yakoze nawe yanyuze ariko nyine simbizi ashobora kukoza ukamumenaho amazi uwo adakeneye koza ntafite uburyo njye ntibashije kwiyoza yanyoze aramutse akogeje ukamumenaho amazi gukora ka massage aramutse akogeje ukamumenaho amazi bitewe n'ukuntu ndi kwiyumva numva nta n'uwanyoza nagize bivuze ngo umva nta n'amazi wamumena wari wamenwaho amazi hari umukobwa wanshokoje yamena turashize ugusokoza yaransokoje nyine akumenaho amazi yakomennye it's great kabisa byiza cyane izi vibes ziba zikenewe mu kiganiro abakunzi ba RUKUNDO Media TV mukore subscribe ubundi ibintu byose bikomeze bigene neza ndacyari kumwe n'abatumirwa bacu uyu munsi tugiye kwinjira mu tuntu n'utundi ubundi twerekeze no ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi uko wagira ngo murabana amazi murabana nawe ese ko nabasanze mu rugo rumwe abantu badukurikiye kano kanya abantu turi gukorana ikiganiro abasanze mu rugo rumwe
ntabwo tubana ariko nyine turi inshuti nk'abantu uba wamusuye namusuye turi aho nyine turi kuganira ku by'akazi. iyo ugeze iwe ni ikivuga urongera ijwi kubera ko iyo ugeze iwe mu rugo ni igiki ahita agusaba mbere? iyo ngeze iwe ubundi njyewe iyo ngeze iwe mbere na mbere ni njye wihereza intebe. Wihereza intebe wicara muri salo cyangwa ujya mu cyumba? akenshi nicara muri salo hari kuva akazuba tukajya hanze. byaba ari ibindi nta bindi birenga. ntabwo wicara mu cyumba? ntabwo yari yaguha karibu mu cyumba? ntabwo ndagera mu cyumba cye sinzi urukuntu hasa. okay nibyo birumvikana. utekereza iki ku bakobwa bajya gusura umuhungu bakicara mu cyumba? urebye kwihangana kwimisa abakobwa b'iki gihe haba n'abahungu. hari ukuntu ujya gusura umuhungu no muri salo pe. twatangiye ikiganiro turashize ikintu kugira ngo bazaze kudushaka. ukunda konka? yambwira se nkareka urubatse? so abakunzi ba Media TV ikiganiro cyacu nyine n'ubundi kiracyakomeje. twaganiriye ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. twagiye mu buzima rusange babayemo bano bakinnyi ba Media TV. twinjira no mu bundi buzima. twaganiriye ku rupfu rwa Buravan. twaganiriye ku bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. kano kanya n'ubundi tukaba tukiri kumwe kugira ngo dukomeze tubagezeho show. man ninde wakwambitse? banza umbwire kabisa. wambaye Dior man cyane. kuva hasi kugera hejuru abantu badukurikiye bari kubibona. ninde wakwambitse no munsi? Niwe ngo uwanyambitse uyu munsi ndacyamushimira cyane. niwo nguwo uwanyambitse abona nyine hasi dusa nkaho tugiye kwambara ibintu bimeze kimwe. ko muri kuvuga gahoro mwavuye muri mood? ntigeze mikoro hejuru ngo nibwo ari bubashe ntabwo nari ndi kumwumva neza. so impamvu nari nkubajije ngo ninde wakwambitse, hari ukuntu abasitari nk'amwe muza mu kiganiro hari amashopu runaka muba mwanyuzemo kugira ngo babiteho muze mu kiganiro musa neza mufite look imeze neza cyane. so mu buzima busanzwe uriyambika cyangwa se ufite shopu runaka ikwambika? mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe ndiyambika ariko nyine uyu munsi ubwo ntabwo ari njye wiyambika. sheri yabigizemo uruhare? niwe wabigizemo uruhare? urebye nanjye nabigizemo uruhare bitewe nanjye nk'ukuntu ku mugoroba yantunguye. yagutunguye yagukoreye umuti? nanjye uzabwira bavuze ngo bitewe n'ukuntu nanjye n'umurwayi yandongoye. ukuntu kantu nazemo kari ingenzugo. so nibyo birumvikana. ibyo ngibyo nese ko bihakana? nese n'ubwa mbere mvise ibyo bintu? ariko ushobora kuba uyitinya. ushobora kuba utinya iyo content. ndi kuvuga iyo content ijyanye n'iyo sije. biterwa n'ibyo waciye. ariko banza ashobora warababajwe. bibaho nyine tu. urabyirengagiza igihe kiragera ukabyirengagiza. ese uko iterambere rigenda rizana nako ibintu bishyashya bigenda bitambuka kandi igihe aho kiba kigeze uba ugomba kujyana nabyo. hari impinduka ndi kubona muri Media TV. ngewe nagiriye ubuntu ngira n'amahirwe yo gukorana namwe. hari ibikoresho nabonye waguze. biriya bikoresho nibyo bigiye guhindura Media TV, nibyo bigiye guhindura filime. niba atari nibanga uranabitwereka. bikuzanire mutugerereyo nani. reka mbizane abakunzi ba Media TV. reka tubereke ibikoresho. hari ibintu bigiye gutangira kabisa. hari ibintu bigiye guhinduka. ndabona warabiguriye na bag cyane cyane. Imana cyakoze urategura bro. urategura kabisa. kirango ibikoresho bya miro wakintu birahari.
nka papa fura mba nateguye. Papa Fura ni imbunda se? Cyane ngira ngo mwazibonye. reka kudukanga Ntabwo nabakanga namwe murabizi. Ntabwo nabakanga. So impamvu nari yimbigarutseho nuko nyine nagira ubuntu bwo kuba ntajya amenya amakuru ya Media TV ibikoresho bihagaze bite. Izo mu imbunda ndi kubona nushaka kwifata mu ntoki mu kiganiro nta kibazo. Ako nagaki? Ako aho nani nka kwa kundi nyine zana turebe. Mwamwicaye aha. Zana turebe. Ukaba wagatereka nko ku ntebe nyine. Okay. Birumvikana. So bishatse kuvuga ngo Media TV yaguze ibikoresho bishyashya. Nese izo mbunda baziguriye ni zanyazo? Bisa nkaho ari izanyazo. Izo ni izanyazo man. Bisa nkaho n'umundi Media TV igiye guhindura ibintu byinshi cyane mu kazi kayo. Biragaragara kubera ibikoresho mwaguze ufite abakinnyi bashyashya bagiye kujya babikoresha cyangwa se n'ubundi abazajya babikoresha n'abakinnyi basanzwe muri Media TV. Abakinnyi barahari bazajya babikoresha nk'ahantu hatandukanye nyine twatangiye gukora ibikorwa bigiye bitandukanye muri Dakira Media TV. Dakira hari filime igiye gusohoka muri bubone irimo ibi bikoresho. Irimo ibyo bikoresho. Media TV ntago iyo filime niko yitwa. Media TV ntabwo ariko yitwa ni channel yitwa Dakira Media TV. Ako nyine aho ibyo bikoresho bizagaragara bikoreshwa no muri Media TV birimo. No muri Media TV hari amafilme ari gutegurwa y'ama action bizaba birimo. Nibyo birumvikana murabona yuko ibikoresho biba bihari. Ntago dutinda turatinda mujye mutugayira gutinda no gutinda mujye mutugayira guhera nimukadugayire gutinda. So ntago tuba twicaye n'ubundi tuba turi kubategurira ibintu byiza cyane bano bikoresho duhagaze. Nabonye hariya mu gikapu harimo n'imyenda ya gisirikare murabona ko rwose n'amakamera kabisa twajya dukoresha kamera imwe. Amakamera yabonetse ubu tugiye kuzajya dukoresha amakamera abiri. Ibyo byose nduri kubigiramo uruhare. Hari inkunga mwabonye cyangwa se ifaranga ryatangiye kwinjira? Ati nta nkunga yigeze iboneka. Ni ukwikoramo. Ni ukwikoramo. Ese ira filime no wishoramwe amafaranga cyangwa se abakinnyi abo hari shares baba bafite? Ninjye ushoramo amafaranga. Niwe ushyiramo amafaranga. Kuko iki badashoramo amafaranga se kandi nabo baba bari muri team? Hari abantu benshi baba bafite intekerezo zitandukanye. Hari n'ukuntu umuntu nabyo gushora amafaranga akabyumva ukundi ukumva nari kubyumva neza. Okay, nibyo birumvikana. Ngiye kugaruka kuri uriya mukobwa. So tugiye kugaruka ku buzima bwawe rusange wahoze utuganirizaho twerekeza no ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Watubwiye yuko wabyaye ufite imyaka 18 17. Ubu ngubu ubana n'ababyeyi cyangwa se uri kodeshereza? Ubu nabanaga na mukuru wanjye. Ubana na mukuru wawe? Nibyo birumvikana. Hari imbogamizi abana b'abakobwa bakunda guhura nazo. Mukuru wawe afite umugabo? Mukuru wanjye afite umugabo. Nko kujya kuba muri famille ubona nta mbogamizi bigutera kujya kubana na mukuru wawe kandi afite umugabo nawe ufite umwana? Mukuru wanjye nta mbogamizi njya ngira. Umwana wanjye ari mu rugo kwa mama nyine. Nge naje gushaka amafaranga kwa mukuru wanjye kugira ngo meze n'umwuga wanjye njya nkora. Ndenda kuba mu gukiza. Agiye kukurongora. Ngombe murongore kabisa. Mani ubukwe muzabukore hano mu Neza Garden. Ntabwo nakure. Ariko ndi ubusabo bwakwije. No kubanza umuntu akabitegura. Ntabwo nakure kujya ahandi. Kunde ubusambo bwakwishe. Ugomba kuba uwanjye. Shamba nyuma y'iki nzajye nkureba nyine. Nibyo birumvikana kandi na byiza cyane. Ye byanshimisha ikuntu couple yanyu yabiryoshye. Mujye hasi mwandike muri comment. Murabona bano iyi couple yabitaryoshye. Kugira ngo nanjye nijyanye. Twakomeje ikiganiro. So dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero. Hari ijambo wumva naba nakuniganye CEO wa Media TV. Hari icyo wifuza kubwira abantu badukurikiye kano kanya cyangwa se n'abafana bawe? Ikintu nifuza kubwira abafana bacyo ni ukuntu
mugenzi wacu yambabaje cyane ninde umve ngo Ndoko. Eva Bravan Bravani recent place kabisa umve ngo yambabaje cyane urarize nyine bitewe byihoreye kabisa amarira aguye muri kamera yambabaje cyane ya nyine urumva nk'umuntu retekereza umuntu kugira ngo ajye kudwara muri Kenya birangire byanze ajye mu Buhinde Hari Media TV online cyangwa usabana gukora subscribe like share and comment kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza kandi ukanya rero tukaba turi kumwe n'abatumirwa bacu umunsi murabona barampohme giye kugenda tuganira kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza cyane umunsi ko wundi mumeze muduhaye kaze ni byiza cyane uraha uwo mugabo mikoro kugira ngo nawe twibwire nkuko mubizi Hakim toka ende muri gashoka muri Ari Media TV ushinzwe iki muri Ari Media TV kuko hari abantu kano kanya badukurikiye bari kureba Ari Media TV ari ubwa mbere bafunguye ushinzwe iki muri Ari Media TV icyo nshinzwe ni ngiye CEO wa Ari Media TV mwaje mubibona keshi abafana bacu mwaje mubona keshi ibikorwa byacu ni kuri byinshi mwagiye mudukurikiraho haba ibiganiro haba amafilime ni byinshi mwagiye mudukurikiraho ngira ngo murazi ibikorwa byacu ibiganiro byiza tubagezaho ngira ngo ibintu byose muba mwabi byose nyine tuba twabikurikiranye twabireba muba mwabikurikiye byose uburyo tuba dukoramo kugira ngo byose murabizi neza cyane abafana bajye bari mu bihugu bigiye bitandukanye u Rwanda abadiaspora bari mu bihugu bitandukanye kugira ngo mwadukurikiranye ku bikorwa bigiye bitandukanye ziriya ni indisipurine nyine muba mubona murabizi abantu bose siko bagira ikinyabupfura nk'uko mubibona muri kaburimbo yo mu Miduha ni ahantu twari ariko hano hantu ushobora kuba uzwi hano hantu cyane bose baranzi uzwi muri mwebwe ninde uzwi muri mwebwe hano cyane ninde n'abakinnyi ba Ari Media TV twese turazwi na mahagare hano ibikorwa byose kuva mu muhanda gira hano n'umutatu ukora ukitubwira nyine hano mu Miduha ndabona mufite abafana hano mu Miduha hari abafana benshi bacu bakunda ibikorwa dukora amafilime ibiganiro bakunda kudukurikira nyine ibikorwa byacu babibona hari abantu benshi baba bazana amafilime ibintu bimeze bite ibikorwa byanyu biba bihagaze bite ibikorwa byacu ukuntu biba reka tubaze uriya ibikorwa bya Ari Media TV kano kanya bihagaze gute uriya mukobwa se ko mwamuniganye ijambo kandi nawe ari muri Ari Media TV nibyo koko nk'uko ntacanye ijambo basaza banjye dukwiye gukora ibiganiro bya Media TV nanone umuhanda wa Miduha hari filime twagiye dukora cyane abantu bakunda kudukurikirana nkabashishikariza gukora iki mureka byivogera okay ndabashishikariza gukora tugakorana subscribe abwira bakore subscribe kuri Ari Media TV iki bakore subscribe and share nuko dufite abadiaspora benshi bagomba kubabwira yuko
abakunzi ba Ari Media TV n'umundi kiganiro cyacu kiracyakomeje ndacari kumwe n'abatumirwa banjye b'uyu munsi ibintu byose ni fair like it's fine uwo mukobwa twari tumuniganye ijambo mu kanya agira umudamu nabyibagiwe ubundi umuntu wese uri imbere yanjye mbamubona ariko w'igitsina gore mbamubona nyine nk'umukobwa so turacyakomeza ugiye kutubwira buryo ki ubona abakinnyi bo muri Ari Media TV ese ubona ari abantu ushobora gukomezanya nabo dufite impano nyinshi zo gukora dufite ubushobozi bwo gukora twashishikariza abantu bose kuza bakunda impano kwikundisha bakaza gukora komeza nta kibazo komeza twashishikarije abana batoya kujya gutinyuka kuvugira imbere y'uruhame rw'abantu watangiye kwitinyuka naritinyutse nubwo ari gakeya kwitinyuka se najya bikora naritinyutse nagakurikiza abandi tugakorana nta kibazo kuko nanjye naje waratinyutse ese waruze iminsi yashize uyu mukobwa ntabwo yabaga imbere yaratinyuka yarayibonaga akiruka yayibonaga kamera yabonaga iki kamera yirebamo ugasanga byabaye ariko ibyo ngibyo nibyo birumvikana icyo nari nkubashije ni se abakinnyi wahuriye nabo muri Ari Media TV wabonye ari abantu wumva ko wakomezanya nabo cyangwa se wabonye ari abantu ugakomeza kumva ko wakomezanya nabo twakomezanya yuko nanjye numva mfite ubushake mpamvu ndishishikariza abantu bose kuza baganya bagatanga ubuzima ujya ugira ubushake cyane urabona nyine mbere sinatinyuka kugenda mu muhanda gutya kumwe n'abatipe bangana gutya b'amaboga ari njye nyine ndabona amaso yose ari njye ariho amaso yabandize yabo muri kumwe yaba turi kumwe abakunzi ba Ari Media TV mwabonye ko ikiganiro cyacu cy'uyu munsi noneho twagikoreye mu muhanda twabonye uko mufite abafana benshi cyane hano turi mu miduha nabonye mufite abafana benshi cyane hari Hakimu hakaba uriya witwa Alisa wowe Josh B ni icyo yitwa nde ntabikaze n'utonde wase so ndabona ukuyemo uturinete amaso yawe aracuruza amaso yawe aracuruza buriya yo so ni ukuvuga ngo uriya mutumirwa mwakiriye niwe nge nyine ni akantu k'agateguro wa kintu ufite inyuma heza ufite ibibero byiza wundi wambara akantu mbenemo hano ukabona iwa neza cyane curuza amaso yawe aracuruza waduhaye amashusho ya kiriya gihugu cyo muri Kenya ko giteye Kenya ni fresh bitewe n'uko twe tugenda mujye mu bihugu bigiye bitandukanye za Kenya za Canada umaze kugera mu bihugu bingahe bihugu bitanu CEO kiwacu ubwo ni bine kandi ko kuri umunyekongo hari abantu bazi yuko uri umunyarwanda Josh reka nibarize CEO wa Ari Media TV iriya ntambara iri kuba muri Kongo urayivuga iki iriya ntambara iri kuba muri Kongo
nkuba ngo abakongomani akantu bari gushima ntabwo bazi uzi ibyo twikoreye abanyarwanda niba twitegeye umunsi iki gikorwa cyacu cyo kwakira abashyitsi baje mu Rwanda baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye niba twitege nibadatuza akantu barimo kubushima natwe turakabazanira tukabegera. Gushima ni iki akantu gushatse kuvuga iki? Nyine iyo umuntu ashatse kugushotora iyo arimo aragushotora nawe nyine umuzanira umfukire hafi